dutangiriye ahangaha mu rugo rumwe, ni abana b'abakobwa babiri ndetse n'undi muhungu bigaga muri class imwe, ariko bagiye kujya muri exami hari ukuntu bapanze ngo bajye baza kwigira mu rugo rumwe ndetse ngo bajye kwigira no mu rundi rugo ku munsi ukurikiyeho, no ku munsi ukurikiyeho nanone bajya kwigira mu rundi rugo, bajye bigana bombi uko ari batatu. Witegereze urebe ino filime uyirangize, hanyuma uze kwirebera amabi baje gukora ndetse urebe n'ingaruka byaje kubagiraho, ibintu bitari byiza cyane rwose. Ndetse ahangaha reka twitangirire, dutangira ahangaha bari kwiga rwose, ndetse hari umukobwa umwe muri bo yari yaryamye yasinziriye, yari yakomeje kwiga cyane nyine umwanya munini agera harananirwa, arangije abasinziriye ariko asiga bagenzi be bari kwiga, asiga bagenzi be rwose amasomo bayagerereye, nabo uko bagakomeje kwiga bagiye bananirwa, ubunebwe bugenda buza, bagezeho nabo batangira kwiryamira. Sasa witegereze, ni abana batatu, ubwo muri make ni inkumi n'umusore umwe. Muri ako kanya baryamye ahangaha, wa musore yakomeje kwitegereza, akomeza kubitekerezaho. Uyu mukobwa nawe uryamye ku ruhande, we twabonye yaryamye kare, bakomeje kuryama, barabanza barindira ko uno mukobwa ubaryamyemo hagati asinzira. Ariko uriya musore nubwo aryamye ntabwo yari aryamye bya nyabyo, we yari aryamye bya nyirarureshwa, ntabwo yari aryamye nyine kugira ngo asinzire kuko yari afite ibitotsi. Ndetse na mugenzi we waryamye kare nawe nuko nguko bose bari kimwe, ntabwo bari baryamye kuko bafite ibitotsi bashaka gusinzira. Wa musore yacunze uyu mukobwa ubaryamyemo hagati, bari baje kwigira iwabo, yacunze amaze gusinzira, maze arangije ahita yeguka. Amaze kweguka gahoro gahoro, acunga ko uyu wo mo hagati ataza kumwumva. Uyu musore amaze kweguka agenda asatira kuri wa wundi wo hirya, ku ruhande rwo hirya, kugira ngo abe yamukangura abyuke. Mwabantu mwe mwitegereze, wewe mubyeyi ufata umwana wawe ukamubwira ati ntihajya kwigana na kanaka ngo kuko biga mu mwaka umwe ngo bazaba bahanga ngo bazabikora, reka uzirebe bamwe muri bo ibyo baba bibereyemo. Uyu musore yahise amukomanga, bigaragara ko nyine ari nk'isiri yari amuciriye kugira ngo bahite babyuka bagira utuntu bikorera. Uyu musore akomeza kumukomakoma. Mwabantu mwe mujye mwirinda kuko ibintu bimaze kugaragara ko byahindutse muri iyi si, ndetse abantu basigaye barishoye mu ngeso mbi, ugasanga abantu basigaye bibera mu busambanyi, ugasanga nyine abantu bibagiwe Imana. Kandi mwabantu mwe ibyo bintu ni bibi cyane, ibyo tuba twikorera turi mu isi, no mu ijuru mujye mumenya ko tuzabibazwa, tukajya tubazwa ese wakoze ibiki, none se uzagenda uvuga ngo warasambanaga koko imbere y'Imana? Ibyo bintu rero tubyirinde cyane. Ubwo muri aho kanya uyu musore samubwira tumva ngwino nta kibazo, yamaze gusinzira nabyumvishe. Muri make uno mukobwa yiryamishije kare kugira ngo aba bandi nabo abatera ubunebwe baryame, niyamara kubatera ubunebwe bamaze kuryama, uriya musore aze guhita akanguka bagira utuntu bajya kwikorera. Ubundi ahangaha Satani niho ikubonera, Satani iba yakwatase, iba yamaze kwinjira mu buzima bwawe bwose yabugiyemo, ndetse yakugosa ahantu hose ntaho wayicikira. Rero ahangaha igisubizo ni kimwe, igisubizo ni ukubwira umubiri wawe ati winshuka, igisubizo ni ukubwira umubiri wawe ati ibi bintu ni bibi, ntabwo nkeneye kuba nabikora. Ubundi baravuga ngo umubiri uraryana, ariko nanone ku rundi ruhande rega umubiri urakontororwa, kuko umubiri ntabwo gukontorora ahubwo wowe urawukontorora. Wa mukobwa akimara kubyuka, uyu musore yahise amubwira ati umva tangira ukuremo nyine. Uyu mukobwa aravuga ati none se ubwo ntabwo ari buze gukanguka koko, ntabwo ari buze gukanguka ngo dufate? Uyu musore aravuga ati ariko nawe ntukagira ubwoba, ariko ubwo bwo ufite n'ubwiki. Uyu mukobwa bidatinze yahise atangira gukuramo underwear ye kugira ngo hanyuma ari nyine bize kumworohera, uyu musore nawe bitaza kumugora. Umusore nawe ariko ari gufungura ibipensi by'amashati kugira ngo nawe ahita akuramo imyenda. Ubwo nawe urabyumva ibyo bari bagiye gukora. Mwabantu mwe ibintu ni bibi, nkomeza mbisubiramo, ibintu ni bibi. Nagira ngo mbabwira ati niba uzi ko ujya ukora umurimo w'ubusambanyi, usibye ko atari n'umurimo ahubwo ari ubuyobe, niba uzi ko iki cyaha cyakubase cyakwinjiyemo kikakokama, nagira ngo nkubwire ngo ibi bintu byiyame ubikure mu mutima wawe. Igihe cyose ubitekereje uhita ubyirukankana bijye ku rubyirukanse bihunge, ndetse ubibwire uti umubiri wanjye ni ingoro ya Kristo, umubiri wanjye
ntago ari wo gukorerwaho ibyaha gusa. uyarangije avuga ati rero turaza gukenera kuzimya amatara kugira ngo ataza gukanguka agahita tubona, kandi nagira nkubwire ko aramutse akanuyeho na gatoya yahita tubona. rero ikizima reka tubanze tuzimya itara. uyu musore avuga ati ariko ubwo ufite n'ubw'iki bundi ko ndi kumva ubwoba bwakurenze, gira vuba vuba we unamahanga hanze nkwereke utuntu nikorera. ibyo bintu by'ubwoba ufite ntabwo nzana uri kubikura. ati cyangwa niba ari byo ushaka n'itara narizimya nta ribi kugira ngo ataza kutubona byo. ubundi ahangaha ikikubwira inkozi z'ibibi akenshi abakozi ba satani ntago bajya bakenera gukora ibintu habona. ubundi ibintu utakora habona guki wumva ko mu mwijima ariho wagenda ukikinga ukabikora, ubutekereza ko abantu batakubona. ariko nagira nkubwire ngo Imana yo ibiri kukureba. ni nka bya bindi bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze, nawe ubuzi kuri kubu ugenda wihisha abantu, ariko se n'Imana uba uri kuyihisha we? niko ubu uri kwibeshya cyane rwose. ndetse bidatinze wa musore yaraje azimya itara, ndetse uyu mukobwa aravuga ati okay, aho ngaho nta kibazo, ubu noneho nta muntu n'umwe watubona, reka nze nkwereke. uyu mukobwa ubwo tayari yahise azanga ku ntebe atangira gufungura n'ibipesi by'ishati kugira ngo nayayikuremo ase n'uwunamye. muri ako kanya bataragira ikintu bakora, wa mukobwa nawe yabyumvaga yahise acana itara rya telefone. mu gucana itara abona inyuma ye hari abantu, ndetse mu kumara kubabona bahise bagira ubwoba, bahita bagira n'isoni nyine. urabyumva? ubundi ahanga bagombaga no kugira n'ubwoba cyane kuko ibintu barimo bakora nabo barabizi ko atari byiza. wa musore yahise asubira kwa sitara ahita yigira nkaho nta cyabaye, atangira kwiririmbishwa, atangira kwishyirishamo uturirimbo. ndetse wa mukobwa akimara kubakanga nyine abakuye mu byo bari bagiyemo, mu buyobe bari bagiyemo, amaze kubagarura mu murongo, yahise yongera arisinziriza. umukobwa aravuga ati ese wakije itara ry'iki? nta muntu wari uhari. uyu musore avuga ati ariko yari yakangutse ngiye nari ndi kumureba hano imbere acanye n'itara. ndetse n'umukobwa aravuga ati bana wiza n'ibintu by'ubwoba, ufite ubwoba bw'iki wagarutse nka tukagira ibintu twikorera? ndetse n'umusore avuga ati mwana ngende kumva ari buze kudufata, kandi niyadufata nagira nkubwiye ko ashobora kuzabivuga no ku ishuri, ibintu byose bikazahita biturangirana. ubwo muri ako kanya uyu mukobwa aravuga ati ongera ugenda uzimya itara, njye ntabwo nakora ibintu nk'ibi ngibi itara riri kwaka. uyu musore aravuga ati umva we nta kibazo, ariko ntabwo ari buze gukanguka, wanasanga impamvu yakangutse ari uko yabonaga ari mu mwijima. uyu mukobwa aravuga ati genda uzimya itara please, ndakwinginze. uyu musore nawe yahise amwumvira aragenda ararizimya. ubundi hari n'abantu badakunda kuryama ahantu mu mwijima, hari n'abantu nyine baryama ijoro ryose akariryama amatara ari kwaka paka mu gitondo. wazimya amatara ugasanga ntamerewe neza, ugasanga nyine biramubangamiye, ba bandi bagiye gutangira nanone itara rirongera riraka. uyu mukobwa nawe yakomeje kubabuza amahoro, yamaze kubona ko imigambi bafite ari iyo gukora ibintu bitari byiza, nawe akomeza kugenda akomeza babangamira babuza kubikora. arangije aravuga ati umva iki kintu rwose ngiye gikomeje kundambira, wenda agira ngo ngiye muri mudu, warangiza ukabura byishe byose. kubera icyundi biri kugenda biti uwo muntu utabona, reka nze ndebe. yaje ahanga arangije aramuhungeza ku maso, abona umukobwa yasinziriye, kumbe ntasinziriye, ahubwo we ari kubona bagiye gukora ibintu bitari byiza, ari kubona bagiye gukora ibintu bidahwitse. yarangiza mu buryo bwo kubagarura mu murongo, mu buryo bwo kugira ngo ababuze kubikora, agahita acana itara. wa mukobwa yahise yongera yambara akahanda we yake mu buryo nyine bwo kugira ngo bongere baryame bayobye amarari. bahise bongera bagaruka ahangaha mu buriri, bongera kwigira nkaho baryamye. uyu musore aravuga ati umva turyame turongera mu kanya amaze gusinzira, ubu wenda wasanga twari twihuse tukaba twari dutangiye kubikora ataranasinzira, akaba ari nayo mpamvu ibi byose biri kutubaho. ati reka tubanze turyame nk'iminota mike cyane, mu kanya niyamara gusinzira amaze kubibona ko yasinziriye ndaza kongera nkukangure. uyu mukobwa yaje kuryama ariko ababaye, ariko uvuga ati kinyiciye gahunda, nari maze kujya muri mudu, nari maze kumva merewe neza, ahantu hose byatangiye kuza, none ndebera ibintu kinkoreye. yaje ababaye yarakaye, afite umujinya mwinshi cyane ko baje no kwigira iwabo. ku munsi washize bari bigiye iwabo w'uno mukobwa urimo hagati uri kubabuza gukora bino bishitani, none kuri uno munsi bari baje kwigira iwabo w'uno mukobwa uri ku ruhande babujije gukora biriya. ndetse arangije ararakara avuga ati mana yanjye ubundi kinakizana ganga ngo twigane, ikibazo nuko iwacu n'ubundi batari kubyemera, iyo ataze kuba harimo n'umukobwa
ntago bari kubyemera. Ubwo muri ako kanya bamaze gusa nkaho basinzira, uyu yagize umujinya akajya amugera ibipfunsi, agenda amugera inshyi, avuga ati bana yacyama agahenge, shobora kuba ntagikubita igipfunsi nkakirangiza. Uravuga ati umva komeza ucunge ko ari buze nyine gusinzira, niwabona kubona nyine amaze guhumbya amaso turi buze guhita tubyuka tugende tugire. Bakomeza kumucunga ku maso, bakomeza kumucunga ku jisho, kugira ngo igihe bari buze kumva afashe ka murare asa nk'atangiye gusinzira baze guhita babyuka, hanyuma rero babikore. Uyu mukobwa mucira isira aramubwira tumva ryama, twigire nkaho twaryamye, twigire nkaho twasinziriye, nta kintu ari buze kubimenyaho. Ubwo bombi bararyama barasinzira ye, bazi ngo yaryamye, kumbe uno mukobwa ntabwo yakwemera bakora ibyanka biriya. Ubundi baravuga ngo iyo ubonye umunyabyaha ukamuhishira, ukamureba ari kujya gukora ibyaha ukamwihorera, nawe ubufatanyije icyaha nawe. Niba ubonye abantu bagiye gukora ibintu by'ubusambanyi ukabihorera ukavuga ati ni business zabo, ni ibyabo nta kibazo, buriya nawe ubukoze icyaha kuko nawe washyigikiye abanyabyaha. Ahubwo ikizima bafate ubabuze, kuko nawe uzaba ubaye umurobyi w'abantu. Muri make uzaba ubonye ba bantu bayobye ubakure mu buyobe. Ibyo bintu uzanabihemberwa rwose, uzaba ukoze igikorwa cyiza, uzaba wubahirije rwose amategeko y'Imana. Niba rwose ibyo bintu bitashoboka rwose umenye ko nawe niba ubashyigikira ukababona ukavuga ati nibikorere, nawe ubwo uri umufatanyacyaha. Ubwo muri ako kanya bidatinze wa mukobwa nta kindi yakoze, yahise yeguka aravuga ati yego we. Ubwo rero muri ahangaha rwose muzi ngo nasinziri. Umva, ntago mwembi babiri ndibuze kubareka mutekana, ntago ndibuze kubareka mushukwa na sekibi ngo bakoreshe biriya bintu byose. nige namwe ndakomeza mbabangamire mpaka kumbi uno mukobwa byose ni intego afite, byose yabigambiriye kugira ngo abe yabafata akomeza babuze gukora biriya byaha, uko n'ubundi ari kubona ko ibintu bari gukora ntago ari ibintu byiza, ntago ari ibintu bibakwiriye. Kandi ikibabaje kurushaho se nuko igihe runaka iyo kigeze ugasanga nk'uno musore waryamanaga n'uno mukobwa, igihe cyagera uno mukobwa yagira ngo wenda natwaye n'inda, cyane ko nta n'agakingirizo bari banafite wenda ngo banikingire, usanga ahubwo wa musore akamwihakana, uyu mukobwa agatangira kurira ngo byagenze bitya, ngo byagenze gutya, kandi mugenzi we yaramubangamiraga akumva nyine ni ukumubangamira by'ubugome, kumbe ahubwo we yashakaga kumurinda ibyo byose. Muri ako kanya bamaze kubona ko aryamye abaye nkasinziriye, bahise beguka gahoro gahoro. Wa musore yahise abyuka aravuga ati ubu noneho ngira ngo byaba ntaribi, ngo ntago yatwumva, reka tugende. Kandi nawe twumvise afite intego yo kuvuga ngo ntago ndibuze kubaha agahenge, ntago ndibuze kubareka ngo mukomeze mwidegembye mu byaha mbareba. Ibyo byo ntago biri buze kubahira, ntago biri buze kubakundira. Barahagurutse, uyu musore atangira gufungura ipantaro, afungura lisani, ndetse uyu mukobwa aravuga ati noneho nizere ko nta kindi kintu kiri buze kutwitambika, nizere ko kuri iyi nshuro noneho ibintu byose biri mu buryo, nizere ko ibintu byose bikunze. Noneho niba aza kongera kubyuka turaza guserera, ubundi karyamye kagasinzira kari mu biki. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa yahise akuramo underwear ye ayivanamo yose. Uyu musore avuga ati mva tambuka duhurire hariya. Ati nta kibazo rega, rega nanjye ndi kubishaka, muri aka kanya, tambuka nta kibazo duhure. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa nawe yabyumvise kubi cyane ko yaranabikeneye, nawe yari yamaze kujya muri mudu yabyo. Bisa nkaho bari bahanye akagahunda kare, bakavuga ati nitwaza kuryama ati turi buze kureba ukuntu twigenza maze gusinzira uriya. Kumbe icyo batazi nawe ntabwo ari shyashya. Uyu mukobwa aravuga ati ongera ugende uzimya amatara. Ni bya bindi nababwiraga, ubundi nta nkozi y'ibibi igikora ibintu ku mugaragaro, nta nkozi y'ibibi igikorera ibintu by'inkozi z'ibibi n'ubundi ahagaragara. Bose baba bashaka kuzimya amatara kugira ngo hataza kuba bagaragara. Ubundi baba bihisha iki? Niba ibintu baba bakora baba bazi ko ari byiza, baba bihisha iki? Mwabantu mwe mujye mwirinda. Abantu bamaze kubona ko rwose ibintu byo gukora icyaha bamaze kubihindura amazi, bamara rwose kubifata nk'ari ibintu byoroshye, kandi ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Ni n'ibintu isaha n'isaha ushobora kuba wabazwa, ukabazwa impamvu wakoraga biriya byaha byose. Ese wasubiza ngo iki? Ni iyihe mpamvu ihari ko kwifata bishoboka, ko kuba wabivamo bishoboka? Ni kubera icyo umubiri wawe ukoshya ukagushuka ukakubwira ati kora ibi, nawe warangiza ukabikora nkaho mu mutwe hawe nyine hadatekereza. Koresha ubwo bwonko bwawe butegeka umubiri wawe, buwubwire ko utagomba gukoreshwa na sekibi, buwubwire ko utagomba gutegekwa ndetse n'iby'isi. Mw'abantu mwe nimukararikira iby'isi,
kubera ko iyi si tuzayivaho tujya ahandi kandi heza kurushaho. aho hantu se uzahinjira ute niba warajyaga kwiga nawe wagiye kwigana na bagenzi bawe ukaba wibereye mu buraya nk'ubu ngubu uri gushaka buryo ki wakwisambanira n'umusore muri kumwe cyangwa n'umukobwa muri kumwe? ibyo bintu urukumva bizakugeza aho hantu heza se? reka ahubwo tangira wishakira amayira hakiri kare, tangira uhategura ubu ngubu. ubundi baravuga ngo ahazaza tuhategura ubu, hanyuma aho hazaza naho tukazahagira twarahateguye mbere kuko tuba twariteganirije. uyu musore anje avuga ati njye ndi kubona ameze nk'umuntu aryamye, nkabona rwose ameze nk'umuntu wasinziriye, ahubwo ikintu kiri kuntungura ni kimwe, nuko hari gushira akanya nkabona acanye ku maso. ndi kwibaza nicyo kiri kujya mbere ubundi kuri we. asike ibintu bikomeje no kunshobera njyewe, nicyo kiri kujya mbere kuri we? yaryamye bikarangira, cyangwa se mu kimwe ku rundi ruhande akabyuka bikarangira? asike ibi birabangamye. abantu baragira ngo bagiye kwiryohera bigire mu buryo. muri ako kanya wa mukobwa yahise akanguka, arangije aravuga ati se habaye iki? ati niko tubwire, uraryamye cyangwa nturyamye? ati nakomeje kumva munsakuriza ahubwo murankanguye mwebwe ko barababeshye yarakanuye na kare hose. uyu mukobwa yahise avuga ati ryama ibyo uryama ntawongera kugusakuriza, ryama gira vuba vuba kandi usinzire uryama ureba hariya kuri rwa ruhande. ubundi runo ruhande uri kurureba hiki? mwabantu mwe ko umuntu yemerewe kuryama areba ku ruhande rwo ari rwo rwose ashaka bitewe na mode yumva yibereyemo. umuntu agira uruhande aba agomba kuryama arebaho, ndetse baramuryamishije. ibyo nkaho bidahagije, uyu mukobwa aranamworosa aravuga ati sinongere kubona wafunguye ayo maso yawe uri kureba ahangaha. niba uryamye ryama, niba wiyoroshe wiyorose. ibyo bintu byo kuryama bya nyirarureshwa amasegonda ngaho ukabura akangutse, asye uri kwica vibe z'abantu. ryama uryamye cyangwa ubyuka nyine usohoka utahe. ubwo nyine kuryama ahangaha iwacu byakunaniye ujye kuryama ahandi. wa musore avuga ati nawe ugira ujye kuryama rero. kandi ibyo byose ni ukuyobya amarari kugira ngo uno mukobwa abone ko basinziriye, abone ko bose baryamye nawe asinzire. gusa icyo batazi buriya indyarya ihimwa n'indyamirizi. nawe yarabahimye aravuga ati okay zajya nigira nkawe ndyamye, hanyuma rero nimwatangira mpite mbabuza nkomeze mbavundire paka mutabikoze, kubera ko ntago nashyigikira amafuti nkaya. mwabantu mwe ibi bintu no mukobwa yari ari gukora ni byiza cyane kuko yabonye abanyabyaha bari hafi gukora ibyaha arabarwanya, atangira kubirwanyiriza kure. ndetse abangaba bararyamye bigira nkaho basinziriye, undi nawe aryame byahe aryamira iki? yanze kuryama guma hafi aho ngaho aravuga ati okay ndigira nkaho ndyamye ariko ntabyo munkoranaye, ntabyo muri bunkorene. ibyo mwategura byose, ibyo mwapanga byose ntago muri buze gusambana ndeba. ubwo muri ako kanya wa musore yacunze uyu mukobwa ameze nk'aho amaze gusinzira, ibintu rwose atekereza ko byagiye mu buryo. we yari aryamye ataryamye, yari ari maso, yari yigize nk'aryamye byahe byo kajya. amaze kubona ko asa n'umaze gusinzira, wa musore yarongeye areguka aravuga ati buri sense ndaje nkwerekesha. ubwo na wa mukobwa nawe bose bari baziranye sinyari bakoresha, umwe agahita yeguka undi nawe akeguka. ubwo nuko byahise bigenda. umusore none wese afungura ibipensi vuba vuba kugira ngo uno mugenzi wabo aze kubavundira, cyangwa se mu kimwe aze kubabuza gukora ibyo bari bagiye gukora. wenda hari nk'ikintu bamaze kugeraho. ubwo n'umukobwa yahise ahaguruka vuba vuba igitaraganya, atangira gufungura ibipensi vuba vuba yari yabifunze. wa musore nawe nuko nguko, umusore yahise akuramo n'ipantaro, byose yahise bimanura bikuvaniramo icyarimwe. aravuga tumva tugire vuba vuba ariko atarakanguka. abari maso wagira ngo aryama amasegonda make cyane. uyu mukobwa akuramo buri kimwe cyose, uno musore nawe yamaze gukuramo. aravuga tumva gira vuba vuba unamahanga nkwereke vuba vuba ataraza. ko mbo bari kuvuga ngo ndaraza, n'ubundi ari kubumva byose bari kuvuga ari kubyumva, ariko we ari kwigiza nkana akigira nkaho nyine yarasinziriye. kandi byaye byo kajya uyu yakuyemo ishati asigarana imyenda y'imbere yari yambaye. aravuga tumva unamahanga ndaje nkwereke. uyu mukobwa aravuga ati nuse kutazimya itara, njye nakubwiye ko ntakora ibi bintu, riratara ritajimije. zimya riratara ntabwo ushaka ko tubikora turebana. uyu musore bidatinze yahise agenda ajya kuzimya ryatara. akimara kurizimya rero ahangaha hari uwihaye intego yo kuvuga ngo muzimya itara nkanguka. ubundi mwankozi z'ibimwe muzimya amatara mugiye mu biki? muri ako kanya amatara abikora yahise yongera arakanguka basitara. uyu mukobwa umujinya waramwishe, aravuga ati asike ibi noneho ngewe ndanabirambiwe, wese nze ndaje nkwereke. ubundi akagashinzi ntayo iwabo kagira, reka nze ndaje nkwereke. ntabwo nakomeza kwihanganira ibintu nk'ibi. byihanganiye gute se?
ntabwo nakomeza kwihangana kw'aka kageni, nagire vuba vuba asohoka agende, nagira vuba vuba asohoka agenda ajya iwabo, ubwo ibintu byo kwiga birangirira ahangaha. Ubwo ngewe ntabwo nakomeza kwigana n'umuntu nk'uyu, naba ndi muri kangahe se? Umva muko, gira vuba vuba, haguruka gira vuba vuba ugende, kwigana byanjye nawe byarangiye, genda, wakomeje kutuvundira, wakomeje kutwangiriza, kandi mudu turimo muri aka kanya ntago ari ibyo ngibyo. Haguruka ugende, ufate amakayi yawe, ufate buri kamwe kose, akantu kose uzi ko wazanye, wigendere mu mahoro, wigendere ku mutuzo. Ndetse ubundi iteka ubusanga abantu bavuga ibyiza, ubusanga abantu bakora ibyiza, iteka ubusanga bamaganywa kurusha babandi bakora ibibi. Abakora ibibi ugasanga barashyigikirwa, ariko babandi bakora ibyiza ugasanga barangwa, ugasanga ni babandi bahora basubizwa inyuma akenshi. Ndetse uyu nawe yararimo agerageza kuba yabarokora ngo bavane mu cyaha kibi cyangwa se mu gishuko Satani yarari kubajyanamo, ariko barabyanze, bakomeza kumubwira ati nagende. Uyu mukobwa aravuga ati ariko ntabwo ntibwuze kongera, ati please nimwihangane, ati ariko n'ubundi se ko nzabivuga. Bakomeje kumwangira, avuga ati n'ubundi nzabivuga, ibi bintu muza gukorera ahangaha ntabwo nzongera kwigana namwe. Aravuga ati asike n'ubundi yabimenyerega, reka tumusohora agende, yanga gusohoka, n'ubundi se ko yabimenya atazisubira, n'ubundi yabimenye, reka tubikorera icyarimwe, hanyuma n'ubundi abimenyera icyarimwe, n'ubundi kubimenya tutanabikoze ntacyo twaba tumaze. Reka nze nkwereke, nasohoka agende, gira vuba vuba. Ubwo muri ako kanya nuko bamutumuye mu nzu yabo, aba barangije basubira mu byabo. Ariko mwa bantu mwe, nagira ngo muce akenge, ntimugashukwe n'imibiri yanyu, imibiri yanyu ntikabashuke ngo mwumve ko mwakora ikibi. Kandi nk'uko nabibabwiye, imibiri yanyu ni ingoro ya Nyagasani, imibiri yanyu ntago ari yo gutagaguza ugenda wandagaza, ujya mu busambanyi, ujya kwibugira ute. Mwa bantu mwerega ari amategeko 10 y'Imana, ari amategeko 10 rwose aratureba twese, nta muntu n'umwe asimbutse, nta muntu n'umwe atareba, kandi biriya byose tuzabibazwa. Ibyo twagiye dukora twirengagiza, tubishaka tureba, byose tuzabibazwa. Nagira mbabwire ko filime yacu ari ntanga tuyisubikiye, ndetse tuzongera duhure no muzi butaha. Ariko nizere ko niba ujya ureba filime zanjye, ingeso y'ubusambanyi nizere ko ntayugira, kuko ni bibi cyane. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, duhure muzi butaha. Ciao ciao.